abashatse si ikintu bro. So Souvenir nimo ndamubona arimo araza yinjema cyamo hirya aho yakubona man hariye gutya nushaka bihagarara haruguru ntabirenze kamuhe musuzo kose simbizi cyamo babe ni fresh nare ni fresh nare ese urabona muracokoza abasore baba gute nk'abantu bari kumureba basha kuvuga ati suko ko yari ari kunywa fanta. ibyanzanye kuri nge ndambaye zamara turebe ntabyo nsima iyo no bamwangiye mba no neza mbona useka nkabona umusista ahagaze bimeze bite man bimeze gute akunaga ibintu byose ari ngombwa ngo ibintu kuri kamera man. Nizere ko umeze neza aho uri hose mu bice bigiye bitandukanye by'Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru. Of course nitwa Jaketu Chekechu ishyaka mana y'umugabo dukina n'abana ukina n'abanye. Naje gusenya utaza gusenya ukansura agiye atandukanye mu bice bigiye bitandukanye. Naje gutanga isanamitima mu badukurikira buri munsi mu biganiro bigiye bitandukanye. Ni Kigali News 250 kiri ngusaba no gukora subscribe ubundi tukimanukanira cyo nkwijeje cyose nuko utazigera umburira umwanya wo kundeba nanjye nago nzabura umwanya mu gihe Imana ineje ubuzima bwo kuba nakugezaho ibiganiro byatandukanye, stories zitandukanye. Niba ushaka kuma makuru mpamagara nomero kuri screen ni yanjye na kuri WhatsApp wanyandikira. Abari hanze y'igihugu ni plus 250 bone tukavugana mu Rwanda bwo niba agera 07888335 wahituma amagara. Meze biti ngiye kuguhoya ariko ntago byangundira kubera ko impamvu mbivuze uburyo ngufata murakuzi shanda kuzi pe ngufata nkande umfata nka sister wawe ako kana ni wane amakuru y'imisi sha isya makuru ndaho pole ibintu ni waneza nta mutima mubi shara bizi nta mutima mubi se kubiza bareyo tugira umutima mubi wapi abareyo muri turi hano ako mana nanjye mfanareyo harya unajya nkubona se kuri stade waje kwishyigikira mfanareyo ngafana apere ngafana mukura ngafana gasonyi ngafana ubwo iyo bigiye nyine ariko umutima ngafana na Kiyovu ubwo ahubwo Kiyovu niyo na confirm ko ushaka kubura umuyobo yife ya papa okay amakuru y'imisi warumeze ute abantu barakuze muri showbiz nyarwanda ariko ntago ari muragaragara baruhugiye mu diki nari maze iminsi nyine ntuje kubera ikibazo nahuye nacyo kitoroshye muri life yanjye ya buri munsi. Nagize ibyago nyine mbura umubyeyi ariko duhurire kuri icyo kintu ariko nakunenge ukorikiro ntago wamamagaye kandi ari umubyeyi wacu kameze anaryame neza anaruhukire mu mahoro. Yego abatazi Brandine ni umukobwa twakoranye kera mu bashize iminsi myinshi ariko nanone kubera buryo muzimo mufata nka mushiki wanjye mu mwaka umwe yagize ibibazo bigiye bitandukanye ariko bari yakira. Yego birimo biraza nta kibazo. Murumuna wawe ni musaza harya? Mfite brother wanjye and sister turi batatu. Bameze bate? Bose bameze neza nta kibazo turashima Imana. Uvuye rero mu gahinda n'umubabaro ariko arashaka ibyishimo cyane rwose. Nyuma y'umubabaro nyine ubuzima burakomeza. Kandi bavuga ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Yego Brandine aje mu rukundo nubwo tutaravuga impamvu uje mu rukundo. Nje mu rukundo nubwo nanze kubivuga. Abantu benshi bifuza kujya mu rukundo no gushaka abagabo ari uko babona barimo baragumirwa cyangwa barimo bagera bakura bava mu nzira kandi nkabanze ko kiri mutoya. Ese nkundo z'iki gihe ko zajemo ibibazo uzijemo ngo bigende bite? Nyine ndumva nkeneye umuntu mba hafi umpa care kanyubagiza ibihe bibi mvuyemo ka mu rukundo nyine. Yego
kenshi na kenshi bano ba star baba ku mbuga nkoranyambaga usanga ari abantu baba badashobotse kandi ugiye gukundana no mu star cyangwa twavuga ngo wahoze ari mu star cyangwa mu star cyangwa uzwi aba star bo kuri YouTube bakunze hari igisubizo cyo kuri kirimo koko wenda umuntu ashobora kuba ari umusitari hehe kuri social media cyangwa kuri YouTube ariko ari serious kimwe nuko wabona undi utari serious ako ngenda byizeye ko ari serious unamenye umuntu seriye gute kubona umuntu ugahita wimagina uburyo ameze character ze nyine ukimagina kandi ngewe ngira character yo kwimagina nyine yo kureba umuntu nkavuga ati uyu nguyu wenda byavamo cyangwa uyu ntago byavamo sinirirwe ntumwanya wanjye hano ngo nguze n'umuntu umubaze nimba byavamo cyangwa nimba bitavamo cyangwa we wabonye ko byavamo ngewe deja namaze gushima nabonye byavamo pe okay mu gihe wenda turimo turabikurikirana reka mu kanya gato ndamuhamagara ariko twibisaba ko iki Kigali ni ubuzima 50 yuko bakore subscribe kandi uwo muntu nene namubwiye ko hari ahantu ndi agomba kuhansanga bitewe nuko mu buzima bwa buri munsi turahorana cyangwa njya namubona muri byinshi yetandukanye ubundi iyo wumvisha abantu bicana abashakanye abafiansanye umwe yishundi bigenze ukundi ugashaka kuza mu rukundo ubundi zimfu za hato na hato abakundana bicana babakundana by'ukuri rero wenda kuri icyo kintu nkeka ko ibintu yego ibintu by'umugabo n'umugore aba ari ibintu birebire kandi umuntu atapfa kwivangamo ntekereza ko haba hari nk'akantu gato kaba karanabite kabikurura ku buryo bigera kuri iyo level yo umuntu yakicuna yego bakicana hagati yabo kandi bidakwiye ugasanga atari n'ikintu cya danger ari akantu gato bapfuye icyo cyo ndacyemera kandi baba bavuga ngo barakundana ese kuko baba bakundana byanyabyo bakundana baba bakundana deja ntago barageze kuri level yo kubana bagere kuri level yo kubyarana bari mu mikino cyangwa bafite icyo bashakana hagati yabo no baba barakundanye ahubwo ni nk'inzitizi cyangwa akantu kaba karabaye hagati yabo njye mba numva ari nk'ikintu gitoya kigenda nyine kikabyara ikindi kintu kinini ni branding abanyamakuru benshi bo mu Rwanda ngira ngo baramuzi ndetse n'abajya batandukanye baramuzi urukundo nk'uko bivuze hari abavuga ati ngiye nkurikije ibyo nimo ndabona n'ibyo nimo numva ntabwo nzashaka noneho wowe uri mu rukundo ndi mu rukundo 100%. ninde waje gushanya ngo nkuze nawe ninde waje ngo ujya ngo nkuze nawe ndashaka tubiziranyeho ndashaka ko umpuza na Souvenir utazi Souvenir ni Souvenir wari washanye yego shana namo yarashatse mwanya nabibonye nkuko wabibonye nyine ariko reka nibyo tubivugiwe umuntu akoranye n'umuntu hafi imyaka 2 tugiye kumva ngo tumumvisha ashatse iki twumvisha ngo ashatse iki ashatse umugabo yego barwara urukundo cyangwa barwara uburyamo oya baba barakundanye ariko bakagira impamvu ituma bagira gute batandukana niyo mpamvu utamujudginga mpamvu mutubwira ni iyi ibiri hagati y'abo bantu babiri nyine tutazi kenshi na kenshi umuntu acinyuma umugabo wari uko uwo mugore nawe ari umusambanyi cyangwa umugabo agacinya umugore we ariko umugabo ari umusambanyi nibyo bituma wenda abantu bakundana bibukunde bishobora no kuba bitavuye kuri ku busambanyi bikava ku kindi kintu yo yola bize bite ugeze se ko nishaka kwigendera mana inge kwagera tu mu minota 3 kuko bike arimo yari paritse ndi kwishyura bwo nkupira banze nishyure moto sawa Brandi ari kwishyura moto arahageze Souvenir wari washaniya ko ngeze inkundo niyo mpamvu nanyuzwe n'urukundo ndi wow shana namuherukaga kera rwose nazi nari mukumbuye muheruka ryari namuherukaga yaje kuntabara
cyagiye turi kumumukiriye cyagiye duherekeza mama bwa nyuma. uri umusitari uhura n'abasitari batandukanye, abagabo bubatse, abasore, kuki nta muntu wakunze muri ahubwo ugakunda nyine Souvenir? nyine nuko ntawe umutima wanjye washimye cyangwa amarangamutima yanjye ngo ayiyu nyine bijyane mwiyumvemo. Yego, amarangamutima ari muri exactly. n'umuntu akora iki? ndahita muhobera. Kameramani rero ikintu agiye kunkorera tugiye kuguhisha, yenda asigara niganira. Ahubwo ako kantu utekereje niko ako kantu utekereje urashaka kukubona hasi umuntu ashaka ako nameruka kera muhisha kuko ntagazi gahunda ihari. akuze uko ari byo nibyo. Reka noneho akumva kubera ko nameruka kera ashobora kuza no gutungurwa nta wamenye. Tuguhisha nshaka kumisha. ugiye kujya haraguru azarasa mvuga nibyo mvuga, mwicaze hano ku ntebe wowe ndahita ngucira agasiruzi. Yego, ibindi simbizi byo musaba n'ibikini simbizi. Yego, unyemerere kameramani noneho ugendane nawe, ngiye kuba niganiriza ubwo nyine ngiye kumutega umutego ariko yihangana. Urukundo ariko sha abashatse si ikintu bro. So Souvenir nimwe ndamubona arimo araza yinjye cyamo hirya aho yakubona man hariye gutya, nushaka bihagarara haruguru ntabirenze. Kameramani wowe komeza useti, nushaka unsetting aho tu giye kuza mushyire muri location. Saba kuri icyo Kigali niyo uzima 150 datinze umuhungu ngo kingwe fresh wakino asibonye niciye gutya wibagirwa ikintu iki none ufite icyo kunywa mani fanta none zikumireye na ese no mu inzoga mani ngomba kuyita twasetse tarazi ngomba kuyita Kigali kangahe news 150 serious nese nayoberwa mani uri G yanjye. Umuntu wambwiye ngo mu bantu ujye utumira ambara neza Souvenir wambye ngewe ase kwambara neza wapi nabyo njya mbona to njye nabyo njya mbona baravuga ngo ntawibona ibyiza abandi nibo babibona. wasanga bari ukuntu babibona mani bane seze kakabona kubye ngo nzane kutakanza shabyihorera ahubwo nukuri kuri kamera mbamubwiye mani ari ahantu nciye mani muye walayi ari mu burengerazuba reba Mana nyagasani mana ujye tworohereza kibabaze Elize ni umusiribateri urumva ngende umugabo nawe uri umusiribateri tumva n'iki se abakobwa bo mu Rwanda baza kuducumuza none ushaka gusaka kamera ifatiye hano ameze uko ijisho rimeze uzabibara ikigano n'igisohoka uzasanga umutwe wanjye uri kugaragara hano hatagaragara bitewe n'uko amaso ye barareba inyuma ye kibusana badukurikirana turi mu kabari hazamo bajya batandukanye cyangwa mwana arakubiye walayi ni umusuhuza umusuhuza se uretse nyine uwo muntu bamurebe ngwino ushaka kunsuza nabyadanje ngwino usuza umuntu turashize ababyeyi barabyaye kamuhe musuzo kose simbizi cyamuhobe ni fresh nare ni fresh nare ese urabona muracokoza abasore baba ikintu cyanumbuye gute mucyo ari kunywa fanta walayi mucyo ari kwinywara fanta nibyo binunguye nese agiye anywa inzoga mani kaye nazinywa ngiye biranunguye mw'abantu bari kumureba basha kuvuga ati si uko yari ari kunywa fanta. ibyanzanye aba shayi icyo nzi cy'umuntu ndamaze kuri njye ndambaye zamara terebe oya nta mpamvu mana nyagaza sise igende turakoze kudusohoza abakigali abakunzi ba Kigali News 250 babonye bakwita nde asanze Elize nawe yara ngo wanye be control tica amashusho oya nta njye mba ni control man njyewe se ko babizi ibintu by'inkundo nabaye nkatiye uzi ko mbonye ikibazo nawe ureba kure umuntu yambaye ishati bura mwayibonye mwebwe impamvu zo nguzama ufashe mikoro urabizi ko namara do none se wayubyerekana ukabyerekana abantu brother ufite gift gift mu bintu bindi
uno mwaka no gift gusa waraye ari nundi wamaye gift mu minsi ishize yego yiki ino phone se gift bamaye ni umuntu wamaye gift man ako man abantu bajye baturemera mujye mukomuturemera biradufasha kandi tuzana tukabikora nge baranyibagiwe uretse undi muvandimwe witwa Françoise suko namuheruka kundemera waraye ne barandemeye ako man ibaze ko na wa mwana wanje arwaye sha umwana ese naguze umwana bansigiye man mu sister arajana bansigira umwana aramuta ikibazo rero nuko murongorera oya kibazo bagatera inda zitateganye ako narabisobanuye nagaru wanje ahubwo niko akunda umuntu ushaka kugenda wabyuka ku gipangu asanga basize umwana bazamujyanye se mu bigo birera abana leta nanjye ndamukunda nzamurera paka no bageza mu mwaka wa mbere izi nyamubone wa karakara kondi rugira umuntu bazakerekanye ukakereka abakunzi ngewe naribi uzamwerekana uramwana cyane ko bagiye muri vacances nzamuzana waraye uramwana nzamuzana man asuza n'abakunzi banjye asiganye itadadi man munanye nabaye papa man nagize papa namu kamera my ready ibaze kwitwa papa nta mugore ni wigize nama setting ara shana gusanga ndi manzi ariko nkitwa daddy iki bonye none n'umujama n'abambaye sokoreti isakora iki nabyo nzima iyo no bamwanje mba no neza mbona useka nkabona umusista ahagaze bimeze bite mani bimeze gute uko mbona useka nkabona umusista urande rwanjye nawe nkabona araseka bimeze bite nese nyine ntabwo ndasobanukirwa mani ungiye nabuze icyo kuvuga tu ahubwo haguruka unsuhuze musuhuze kwa nini nese ni ariko nuramuvandimwe karakaraka hano n'umwana yagenana no ntabwo nkumbuye ko kwashemo igihe kinini mukumbuye gute njye nawe ndi gusobanukirwa man mfasha telefone mfasha phone nese man buretse nyine buretse gato buretse nese nukugusuhuza gusa iminsi myinshi ntabwo ndi gusobanukirwa ese ko mbona utari proud yanjye nese proud yawe gute man njye ntabwo ndi gusobanukirwa uso ntabwo wari unkumbuye mukumbura gute se none se imeze gute man siya akukemese wone kutazi ko bimeze ntabwo nzi byari byo man njye mbonye amobera ni bibaye ntabwo hehese uso akakanyuranye bagiwe ese bimeze gute man nyine bimeze gute sugo ntabwo unyibuka ndeba neza bas ndeba neza unyitegereze mfungira umukandara so yari ikibazo mfite oya man ese ndagwa man bambwira nese tuziranye he ntabwo wibuka cya gihe nagize ibyago wazanye na isi yakamwaje ngo yagize ibyago mwibuka cyagiye kabeza iremera umwe wabuze umubyeyi sorry ntabwo nabyibukaga man ako yarahindutse by the way nahindutse iki ku buryo warunyobewe man sorry kabisa none se ko waje ukayitumagurutsa ntabwo twatuziranye cyane nge nazanye n'umuvandimwe kubera ko yarayambwiye ko akuze ntabwo tuziranye birenze none waduhuje gute nyine man ntabwo ndi gusobanukirwa tu ntansobanurira ahubwo banza usuhuze urukumbuzi rushire ese man urimo gufata nyine aya man umva ikintu nari gusobanukirwa ni kimwe man sibyo kumuhobera si ikibazo kuko nundi wese namuhobera ahubwo ikintu nari gusobanukirwa ngo kubera iki ngo ntabwo nkumbuye ibiki ntabwo tuziranye birenze nyine ndicara yego ariko netse weberetse nyine ikintu ndashaka mbanze nsobanukirwe nyine mba man icyo amamagare ndashaka kubanza ugikore mbere yo kugikora then ibindi bizenyuma kimbwire nese ni wamamagariye cyangwa nyirantebe yandajya kukuzanira indi man je umanze umbwire umva icyo nkubaza man bansobanurira cyarahara n'amagezi bimfata cyaranyine nare icyumba nyine aya man asuye buretse we nambika intebe yego se ko bikuvuga nabi umva nyine aya ntabwo ari kuvuga nabi sibyo ntabwo ari kuvuga nabi ikintu nari gusobanukirwa urakizi se umukino ndi gushaka sibyo wambwiye ko ufite ngo waneguriye basi mwayicara tuganire nicare bigende gute nagukomeza oya siya nyine kwicara umukino nari gushaka man njye mbone imitego ukunda kunega man ukamwe mufite amagift ukamuza n'abakobwa ibiki n'ibiki sinsobanukirwa bambwira no mukobwa aje murero ndabyumva yagize ibyago kandi nabyumva kandi sorry tu nawe byarimo kuvugura none ariko nsaba imbabazi n'ibyo ndi kumva nese imbabazi ariko nsaba n'iziki cha bugufi tuganire twicara bigende gute nyine agara bande basuze baza bavuze ko okay naribi thank you so much ikibazo ni kimwe nyine mu kibazo hano kiri nyine sibyo
aranunguye sibyo uranunguye nyine none ko ndi buhure nawe Isaka ambwira ko dufitanye gahunda kandi koko turayifitanye nyine icara byose urabimenya Isaka banza umbwire gahunda dufitanye deni uyu ngo yaje nyuma nese yari muri gahunda twapanze cyangwa wamamagariye ibyo twari twapanze ko musaba ko mbaho ikiganiro kuri channel yanjye indese ngewe induba bigusabye se nge narabigusabye warabinsabye nibyo turimo nibyo turimo none aje oya subwo wakihanganye nge na umuntu mvanga ngo be ngo nyumvira waraye ihangane aya mani ibyo ngibyo naga abakobwa bazi bizana ibindi bya danje kandi nago mba mbikeneye wapi kabisa saza kwitira mugira ngo kugusuzugura urumva subwo wakicaye koko ihangane iraza gushira turi muri ibimani deje reka nkubwire sibyo please niza ko n'ibintu mutari no kubifata by the way ku mpamvu naga kiganiro kundoro ryana wambwiye turi buganireho ndabona bidaho ihangane mubwire nampata kubera siki umva nyine ibyo ihangane nukuri ndagukunda ndifuza ko mu rukundo mu kinyabupfura sibye tugana mu kinyabupfura bwira kameramani wawe ababikuyeho then tubara kubikoraho tuganire menye ukuntu ibintu bimeze kuko ubu sindasaba please wambabariye koko bwarapfuka mu ndi pipize man ndi bimeze gute nese ufite ikihe kibazo okay mbwira nge wambwiye uko uzahabwa kandi mukamanga nyine ndabyumva namwibutse mari cya gitwaje pe ndabyumva nanabyubashye gukunda rero iki kandi muvugire none abankunda nyine bo naribi kunkunda byo ni sawa noneho rero dukomeze ikiganiro twatangiye then we uze kumuhamagara nyuma tujye ku ruhande ambwire naribi hakunaga ibintu byose ari ngombwa ngo ibintu kuri kamera man birenze cyo ubwo urabona atari narakubwiye man uburyo ukuntu iminota 40 asiga iminota 15 ariko ngo arabagiye ku ruhande tuganire then umuzane nyuma sibyo sibyo arabagiye nyine tuganire njye hese kandi Yes man. Okay. Nimba ufitanye gana manzo. Oya na ibyo sinabivuze. Ntabwo niyemera bingana gutya ahubwo bimuganirize ku giti cye then ngiye uzashaka umwanya wanjye. Ko bimeze. Ako twaganire nabo. Nimba mwaganira na mu mwanya nayo ngane nawe mbaza ibyo wateguye. Then nanjye ni. Kandi atari muri gahunda. Ibyo uri bumbaza bihuriye. Ihangane. Iminota mike ya base ugahita wigendera. Koko uranze koko uranze na nubu ubu koko uranze njye nahundi ibintu bitari ku murongo umva nyine njye nahundi ibintu bitari ku uranze koko nakubwiye wamamagaye nze tuganire njye tutanaganiriye nese kugenda kwawe no kunyubaha cyo ransuzugwe none se sinakubwiye ngo reka nicure tuganire nawe wabyanze gusa amateka ndi gukoresha uri buyishyure izihe yaguyemo ise yaguyemo ajya biri mu biki mani ibyo mubyivuga asubwo wakihanganye ase mani Souvenir umva mani nyine ibyo ndi kuvuga umuntu n'umukobwa ibintu byose wasa mwana bifashe ihangane Souvenir nese mani no kuvuga ati kamera matu bihore mani umva mugere mumenyane zanyu bakunze ba Kigali nibuza 25 bamurimo kubibona umukobwa yaguye mu mukobwa yibere mu rukundo nibagendane Souvenir yahagara bakaganira atahagarara ubwo nago mbizi nagatego njya mutega buri gihe ariko nibaza Souvenir abamukunda bamukundira iki bamukundira iki akora mukobwa Imana barinde